ko nshaka kujya kunyara kandi kuzana cya kigabo buracyakira abantu babuze umuntu apeti yo kujya kunyaraho ni ikibazo. Bitebya ibintu byateye ihomine babivugana gwa ruha. Taka! Ariko shawe peti. Iyo bavuze kuguma mu nzu bavuze sohoka. Afanye kuri rwose akazu kamere nawe. Ubundi uri kutari wakarwara uvuga ko bibabaza. Stewe ihomine iki? Stress ibyo byo ni bicyafane ntabwo mbizi no kuri kose. Akira vuba wiherere uzanire ko urakoza afana. Ikibanyarwanda. Kuri kose niba ufite ikibazo cy'ikinyarwanda wakihagarika mu kajirikani. Erega wagipetiwe nakurebye mbona umwoyo wawe wakwirwa umwanga. Afanye kuri kose pe nawe wamusuzuguza kandi. Ariko nta kunti nabigenza ubwenge bwawe niko bungana. Afanye kuri kose ntabwo ariko byari bikwiye. Akira wiherere mugire vuba kandi naza no kuyakoresha. Sabura kose afanye.